Yes. Angane muri studio ya Voice FM. Tukaba tubabwira ko tumaze kwakira wa muhanzi mumenyereye wabanjije mu ndirimbo za rap ari we witwa Mr Simbinyara. Mr Simbinyara Beatles. Ya G ni so man. You've made fresh and hose. Ikibaba na amahoro. Nakira bitwaye. Je akira pe. Umeze utese? Ndahantu hose mba ndi ready. Ibintu byose mba mbirimo music ndazizamuka bwose ingoma ndazizirika mana wanje. Okay, biragaragara yuko wishimye byatari. Mu minsi ishize twakubonye ahantu mu gitaramo, tubona ukuntu waririmbaga, tubona akenshi wigaruriye ubuzima bw'abakobwa byatari. Abakobwa bose barimo kurwanira kuba bakugera iruhande. Mr Simbinyara, ni irihe banga ukoresha kugira ngo abakobwa ube wabigarurira cyane, cyangwa se igitsina gore ube wabigarurira byatari bakwishimire byatari? Icyo ngicyo nicyo bijya gusobanura icyamamare. Kuko babona bambona ku mateleviziyo, banyumva ku maradiyo, rero iyo bavuze ngo ngiye muri quartier gutwika ku gitaramo bose babumva banyegera pro. Hari n'umukobwa wambwiye ko yarambwiye ngo ngende umufana wa Mr Simbinyara byatari, ambwira ansaba yuko nazabahoza. Ese ubu ngubu byaba ngombwa yuko wazama uburenganzira nkazaguhuza nawe? Nta kintu bitwaye. Welcome mu mutima wanjye, nta kintu bitwaye. Umuntu wese ushaka kungisungana bwose, hari n'abashaka hari n'abo bafite impano buryo baraniwe kuyivuga cyangwa barayikoresheje bikanga. Nimba ari n'uwifite yangira bwose namuzamura, nta kintu bitwaye ko nanjye narafashijwe nanjye ndagafata. Okay. Mr Simbinyara, hari indirimbo twigeze kumva yitwa Maniga uri kumwe n'uwitwa Mr Lucky. Iriya ndirimbo mwatekereje gute kuyikorana? Uriya ni umuniga wanjye nemera. Twarafashe twicara hamwe nyine nk'amaniga turisunganye dukora rap bita Maniga iratwikira akarya mani. Hari n'indi ndirimbo yawe nigeze kumva, hajya indirimbo wabanjije gukora, sinibuka ukuntu bayita Agakoni. Agakoni. Iriya ndirimbo numvisha ari nziza byata. Iriya ndirimbo narayitondeye ndavuga ngo ati ni indirimbo ya gatatu. Mr Simbinyara, nk'umuntu utari wakomenya cyangwa se utaramenya ati Mr Simbinyara aririmba indirimbo niyi, ni ikihe kivugo cyawe ujya wivuga mu ndirimbo ku buryo ushobora kukivuga uri muri studio umuntu akaba yamenya nk'umuhanzi uri muri studio uwo ari we? Njyewe se akivuga kanyina agatwitsi kanje nkoresha. Ubundi mu buzima bwanjye mu ndirimbo zanjye nkunda kuririmba nangiza izina ryanjye. Nkunda kuririmba mvuga ngo ati Mr Simbinyara, abanzi bahita banyumva, abatanzi bakangereranya, abanyumva n'abambona bose bahita bamenya. Nkwaye nk'urugero, hari indirimbo uriya witwa Mr Lucky, ubushize ubwo duheruka kumutumira muri studio, kumvisha agatwiko kiwe, kumvisha avuga ngo ni Dayb na Tizo, ngo Dayb Tizo, kumvisha nyine yavuze utwo dutwitsi. Tubona ubutumwa bw'abantu benshi batangiye kutwandikira ati uwo ni umusaza turamwemera byatari. Ese wowe nakaye gatwiko ujye utwika ku buryo wakavuga abafana bakaba benshi? Kagatwiko se ako mbese niko wari ukeneye kumva? Ako bwose ndagafite cyane, ndagatwicisha abantu bose bagahaba. Okay, noneho ni ukuvuga ariko ntabwo wari wakemeza neza, ntabwo uri akanononsoro? Okay. Ariko rero nataguciye mu ijambo, aho hose nzakazanira buri wese kazamushimisha kandi kazamugwa ku mutima kabisa. Mr Simbinyara, ni iki wabwira abafana bawe bagukurikiye ubu ngubu kuri iyi radio n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu? Banje kubasuhuza cyane abankurikiye bose, kuko abo bose ni abankunze kandi nanjye ndabakunda. Kuko bafashe umwanya wabo wo kumva radio cyo kuri televiziyo kugira banyumve kuri ino mbuga nyambaga ndiho, nta kintu bitwaye nyine ndi kumwe nabo.
tubibutsa yuko iyi ari radiyo yacu mukurikiyeho ikiganiro cyacu n'umuhanzi kiracyakomeza. Mushaka kutwandikira ubutumwa bugufi cyangwa se kuri WhatsApp mwatwandikira kuri nimero igendanwa 0718187311 cyangwa se 0773522391. Mr. Simbinyara, ni iyihe ndirimbo yawe ukunda mu ndirimbo wakoze cyane? Indirimbo yanjye nkunda se, indirimbo yanjye nkunda kandi nubaha cyane. Yego. Iriya ndirimbo Maniga Maniga. Waturirimbe yawe agace gato. Maniga Maniga, sinza kwibagirwa. Maniga Maniga, sinza kwibagirwa. Maniga Maniga, sinza kwibagirwa. Twasangiye akabisi, dusangira agahiye. Twacanye mu bibi, ducana mu byiza. Sinza kwibagirwa. Okay, Mr. Simbinyara, bitewe nuko iminota yirukanse cyane kandi iminota twahawe irasa nk'irimo kurangira. Mr. Simbinyara, uri guteganya iki muri iyi minsi uramutse ubaye nk'umuhanzi ukamamara? Urateganya kuba wafashe iki u Rwanda? Njyewe rero ikintu nafashe u Rwanda nka Mr. Simbinyara, umuhanzi uzwi. Yego. Uzwi n'abana n'urubyiruko n'abakecuru n'abasaza. Yego. Muri cyambere ndimo ndabanza gusohora music imwe twika kandi ivuga ku gihugu, itaka n'ibyiza by'igihugu. Rap ivuga ku gihugu bwose ndimo ndayipanga. Yego. Urumva rero ndimo ndateganya nyine no muri iyi minsi nyine nawe urabyumva. Okay, Mr. Simbinyara, turagushimiye, urakoze cyane. Tubibutsa ko mugikurikiye Radio Voice FM. Murakoze.